Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mu kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho kore rimwe ututsinda ikintu ubusabwa no kubonera kugihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga rero gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri hafi, ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa se uri kure, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo ukunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mu twandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Ukeneye ko tuguhugura kuri mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, twandikiye kuri iyo nimero tubigufashemo. Warigishije amategeko y'umuhanda mbere y'uko ujya mu kizami, ukeneye ko tuguhugura turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, twandikiye tubigufashemo kuri 0789 ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bakubajije ishusho y'icyapa no kukubaza se kino cyapa ni uruziga, kino cyapa ni mpande enye, cyangwa kino cyapa ni mpande eshatu. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishijemo umurongo utukura. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Aranga umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Sega ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu saha. Ese hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. No kuvuga ngo kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Mbere yaho uba wabonye icyanditsemo 30 hadacishijemo umurongo. Icyo cyanditsemo 30 kiba kikubwira ko ugiye guhita wongeza umuvuduko muto uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu saha. Noneho kubera utakomeza kugendera ku muvuduko wo hejuru, iyo ugeze ahantu hari iherezo ry'uwo muvuduko muke ntarengwa utegetswe, bashyiraho kino cyapa bacishijeho umurongo bikubwira ko ushaka wagabanya n'umuvuduko ukajya munsi ya kilometero 30 mu saha. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Ubonye utari kwibona mpora online uranyandikira kuri 0789 nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu.
sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo twamaze kugitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyamaze kucyandika ku papuro turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe. Hano isomo kuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kuko ayo mategeko ahari hashobora kuba ari nk'icyapa kibuza kikaba kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, urumva ntiwahaca. Ariko iyo hatari ayo mategeko abanyamaguru baba bahaca. Niyo mpamvu duhisemo se, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandikire cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Twandike cyangwa uduhamagare rero kuri 0789 Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese ibihe bipimo? Ari mu metero imwe na santimetero 50, mbega ngo metero imwe na santimetero 75, sega ngo metero imwe na santimetero 90, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakiguha mu bundi buryo, bagafata bino bipimo bakabihindura muri santimetero cyangwa se bakabihindura muri metero, ntibizakugore. Ukabona kuri A bavuze ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugora. Ikintu zaba bakoze no gufata ziriya metero bazishyira muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Rero kuvuga ngo metero imwe na santimetero 50 aba ari kimwe no kuvuga ngo santimetero 150. Cyangwa bagafata zino santimetero bakazishyira muri muri metero, bakavuga ngo A metero imwe n'ibice 50, B metero imwe n'ibice 75, C metero imwe n'ibice 90, D metero 2 n'ibice 10. Ntibizakugore. Ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Ndi kubategura amasomo ku bintu bijyanye n'ibipimo n'amatara, kanda subscribe kugira ngo uzahite ubibonera ku gihe nimbishyiraho. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo isomo cy'ukuri. Ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni se metero imwe na santimetero 90. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa fitensi idakora. Ibyo se birashoboka? Byashoboka ryari bibaho? Ara ngo igihe kigenda hamanuka, mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, se ngo igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri igihe kigenda hamanuka, B ikaba ari isomo cy'ukuri igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, ndetse na C ikaba ari isomo cyanyacyo igihe gifite feri y'urugendo. Ese ni ryari ikinyabiziga kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka na vitensi idakora? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Nuvuga ngo iyo gikuruwe n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitensi ntiba ikona. Mujya mubibona cyane cyane mu bihe by'impanuka, imodoka yaguye mu muhanda bakajya kuyikuramo, usanga kenshi hari nk'ikimodoka kije kikayikurura. Rero nk'iri gukururwa uretse kuba iri kugendesha amapine, moteri ntiba yaka, vitensi ntibikora. Niyo mpamvu duhisemo B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga amasomo aba ahari, yaba mu buryo bwa online, yaba kwigana turi kumwe. Twandikire utubwire ibyo ushaka. Ni kuri 0789 uri mu mujyi wa Kigali ushaka twanagusanga iwawe cyangwa aho ukorera. Rero twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari uruziga? Ese urabona ari impande eshatu? Ese urabona ari impande enye?
tegereze neza. Icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga ngo ntihanyurwa. Mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ukaba ubujijwe guhagarara umwanya munini. C ngo umuvuduko utarengeje. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri cyangwa se akaba ari inzira y'abanyeshuri. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo twamaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, n'isomo kuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kivuga ko wowe ukibonye ubujijwe guhagarara umwanya munini. Noneho iyo wacishemo imirongo ibiri ikoza agakubo, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto byose biba bibujijwe. Naho iyo wacishemo umurongo umwe gutya, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura kora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Iyo wavuze inzira y'icyerekezo kimwe, ni wa muhanda iyo wawinjiyemo ukomeza imbere mpaka, ntabwo wemerewe kuba wakata ngo uhite usubira inyuma cyangwa ngo ube wahindura icyerekezo, biba bibujijwe. None ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ari ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Mbega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Se ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona igiso kuri cyanyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igiso kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso twamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso kuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko urajya mu kizamura akora mu kanya ubone bavuze ngo kunyuranaho bikorerwa he, bashyiremo igisubizo kivuga ngo igihe cyose ni ibumoso. Aho ngaho uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko hari igihe bishoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo. Niyo mpamvu uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko wakubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, ugahita uvuga ko bikorerwa ibumoso. Niyo mpamvu hano duhisemo ku gisate cy'ibumoso bw'umuhanda, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nuye muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Urugero, wenda ugeze kwa biriya bimenyetso bimurika ni amaferuje usanze yapfuye, ariko ukahasanga umuntu. Ese nuwe muntu tuba dushobora kubaha mu gihe tumusanze nk'aho hantu? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo umuyobozi w'ikinyamitende. Mbega ngo umunyamaguru. Se ngo umukozi ubifitiye ububasha, mu gihe kuri bari kutubwira ngo umuyobozi wa bisi. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Umuntu tuba dushobora kubaha ushobora gusimbura bibera bimenyetso byo mu mihanda, hano isomo kuri nta kindi ni se, umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari umupolisi, ashobora kuba ari uriya mukorerabushake nawe ukora mu mihanda, ubutegetswe kumwubaha. Umukozi ubifitiye ububasha kenshi baba bafite n'ibintu bibaranga, ntabwo ari ugutya ugahita wihura mu muhanda ngo ugiye gusimbura ibimenyetso. Aba ari umukozi ubifitiye ububasha, aba agaragara, hari ibiba bimuranga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini. Mbega ngo feri y'urugendo. Se ngo feri yo gutabara, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni a. Feri yo guhagarara umwanya munini, bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo icyo kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iyihe feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramuzamo a, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? Hari igihe bakubwira ngo uturi imbere ku kinyabiziga cyangwa bakatubwira ngo uturi inyuma. Rero hano bari kutubwira uturi mu mbavu. Ese tuba tugomba kugira ibara risa rite? Arabo ngo umweru, mbega ngo umuhondo, sega ngo umutuku. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa n'umuhondo. Hano iso cy'ukuri ni b. Noneho niba nujya mu kizamini akakubaza ngo uturi imbere ku kinyabiziga, uzavuga ko dusa umweru. Ndakeka ko niba kubaza uturi imbere uzavuga umweru, niba kubwira ngo turi mu mbavu tuba dusa umuhondo. Niyo mpamvu hano dusemo b, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ariko mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo kino kizamini cyose kiba kimaze gukorwa ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikirana iki wakwitondera? Tegereze neza. Uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende, ari kugenda imbere yawe, muri mu nzira nyabagendwa. Muri ibi byapa bikurikirana iki uba wakwitondera? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Reba icyapa cyo kuri a, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ureba icyapa cyo kuri b, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Muri kubibona harimo akantu gakatiye ibumoso ariko gaciyemo umurongo utukura. Ukabona icyapa cyo kuri c, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Urebe n'icyapa d, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo ibiri ikoze agakubo itukura. Ese uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende mwa bino byapa bine, ni iki uba wakwitondera? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Icyapa uba wakwitondera ni iki ngiki cya c, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu rero, Rwanda Driving College TV, urebe video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 1626 tugufashe kubona code nziza, tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri hafi cyangwa se uri kure, uhitamo uburyo ushaka tukwigishamo, bwaba ubwo kuba turi kumwe cyangwa se ubwo kwiga mu buryo bwa online, wenda bitewe n'akazi ukora cyangwa ukaba uri kure cyane. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 1626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Murabizi ibihe birahinduka, turi mu gihe cy'izuba ariko hari igihe tugera no mu gihe cy'imvura hakaba hari ibihu. Ese niye mpamvu tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe turi kugenda mu nzira nyabagendwa mu gihe hari ibihu? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Arangwa igihe feri idakora, mbega ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana, sega ngo igihe moteri imara ngo izime. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Umuyobozi w'ikinyabiziga niyo mpamvu ituma uba ugomba gucana cyangwa se ugomba kugenda gahoro mu gihe hari ibihu. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni de, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Hari ibihu, hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe, niyo mpamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko. Murabizi no kugira unyuraneho nuko imbere uba ubona hari kugaragara.
rero igihe hari ibihu biba byamanutse biri gutuma utareba mu ntera runaka imbere yawe, rero ukagabanya umuvuduko kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari mu nzira nyabagendwa urimo, cyangwa nawe ukabyiteza. Bino byago aba ni byo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bumeze bute? Kino cyapa bavuze neza ushobora kuba utakizi, ariko ukaba uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye. Murabizi nabakoreye video y'ibyapa nyongera n'ibyapa by'ingoboka. Rero ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 078 935 16 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Murabizi kuri YouTube hamaze kugeraho video nyinshi, hari igihe ushobora kuyishaka ukayibura. Ariko ngo karifite ubuso bw'ibara ryera. Mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A yaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri umaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nta kindi ni B, ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ese uramaze guhitamo B? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Biriya byapa biba bifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere cyacu tukaba nta gicu kibuditse dufite, babyita ko ari nijoro igihe ijoro rikeye. Rero nimujye mubyitiranya. Nabonye hari abantu bavuga ngo buriya ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, ashobora kuba ari no mu gicuku, ariko tukaba nta gicu kibuditse dufite mu kirere, babyita ko ari nijoro igihe ijoro rikeye. None amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo metero 100, B ngo metero 50, C ngo metero 40, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 40. Ni ukuvuga ngo amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana na metero 40. Ese uramuzamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Utari wahisemo, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi rero ibimenyetso bimurika bikoresha amabara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Noneho musanzemo umuhondo, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo kongera umuvuduko, B ngo kumana umuvuduko wari uriho, C ngo kwitegura guhagarara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gufata feri cyane. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo, ikintu uba ugomba gukora ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Kubera iki uba ugomba kwitegura guhagarara? Ubundi haka icyatsi mukagenda, hakaka umuhondo mukitegura guhagarara. Kubera iki muba mugomba kwitegura guhagarara? Nuko muba mugiye kuva mu muhondo muhita mujya mu mutuku, kandi umutuku uravuga ngo uhagarara. Rero iyo hatse umuhondo witegura guhagarara, ku buryo ni haka umutuku uraba witeguye neza. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki, ni ukwera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba, B ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, C ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukurikiranye na romoroki kuri imbere, ese ni ukubera iki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, kuko wamwegeye cyane, kuko ni rukururana atwaye. Wamwegeye cyane ashobora kutakubona, niyo mpamvu uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoroki kuri imbere, kuko bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Waba ushaka wenda nko kumudepasa akaba yabibona, akaba yakubwira niba imbere nta kibazo gihari, ukaba wadepasa. Rero niyo mpamvu ugomba gusiga umwanya uhagije, kuko bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Ese kino cyapa gisobanura iki ariko aho banyura bazengurutse, cyangwa mwebwe ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Aho banyura bazengurutse gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo utanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. Mbega ngo utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Se ngo utanga inzira ku makamyo na za autobisi, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kubera iki utangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso? Nibyo ngiye kugusobanurira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kivuga gutanga inzira. Iyo bakikubajije bakakubaza ngo kino cyapa gisobanura iki, ntihagire ikindi kintu barenzaho, uvuga ko ari tanga inzira. Iyo bakubajije ngo gisobanura iki aho banyura bazengurutse, uvuga ko ari ugutangiza ku binyabiziga biri ibumoso cyangwa se biturutse ibumoso. Bakubaza ngo gisobanura iki mu nkomane cyangwa ahantu hahuriye imihanda, nitangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Nubwo buryo butatu bakibazamo. Ni ukuvuga ngo kino cyapa iyo ukibonye aho banyura bazengurutse, murabizi twese iyo tugeze hari abanyura bazengurutse cyangwa ibyo mwita ngo kuri rompuwe, twinjira mu ruhande rw'iburyo. Aho waba uturutse hose winjira mu ruhande rw'iburyo, ukata hari ahantu uciye iburyo. Noneho birashoboka ko hari ibinyabiziga byaba byagutanze kuhazenguruka, ubwo byo biba biri ibumoso bwawe. Niyo mpamvu kino cyapa iyo ukibonye aho banyura bazengurutse, utangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso bwawe. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko wumvishe neza impamvu duhisemo B. Ndizera ko kandi bongeye bakagihindura mu bundi buryo, bakakubaza ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, cyangwa kubaza ngo kino cyapa gisobanura iki nta kintu barengejeho, nabyo urahita ubikora kuko bigusobanuriye. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, ubundi uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kurenga, ko murabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Ariko uba waburenga ngo mu bihe, wawurenga ryari? Arangwa agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Mwebwe nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Mbega ngo gukatira ibumoso, se ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uri gukosora kino kizamuka wana hari ikintu kikugoye, ucyandika muri comment, ugakanda subscribe, nkategura iryo somo nkarikiraho, ukazahita uribonera ku gihe. Cyangwa uramutse ugizemo ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, uranyandikira cyangwa ukamamagara, ni kuri 0789 355 16 nkagusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame. Serivisi aba ari ubuntu kugusobanurira icyo kibazo waba wagize. Rero mutwani cyangwa muduhamagare tubasobanurire, mubyumve neza, muzagerweho mukorere imwe, nicyo kidushimisha. Iyo uvuye gukora usharinga zino video ku nshuti zawe, nazo zikaza tukigana tugakora rimwe. Uriya murongo rero ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu bihe hano ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ngo ibisubizo byose nibyo. Urabizi uriya murongo iyo ucagaguye urombereje hagati mu muhanda, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uba wadepasa. Guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda biba byemewe, ndetse uba ugomba no kunyura ku kindi kinyabiziga cyangwa se gukatira ibumoso. Ibyo byose biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse
ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Kino gice cy'inzira nyabagendwa, kuvuga ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Kino gice cy'umuhanda cyangwa igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari iki? Kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa inzira y'abanyamaguru, beka ngo agahanda k'amagare, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inzira y'abanyamaguru na B ikaba ari igisozi cy'ukuri agahanda k'amagare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Kino gice kiba kigenewe ari agahanda k'amagare, kiba kigenewe kunyurwamo n'amagare. Ndakeka ko nosamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, yazimwa mu bihe bihe? Arangwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiwe mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozi cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo inyuguti ya C kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ugahitamo C rero ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese ako kanyabiziga kari gutuma utareba imbere yawe, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi wako? Ari ngo gushaka umuherekeza, mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A gushaka umuherekeza na B gukurura ikinyabiziga cye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gukurura ikinyabiziga cye. Hano igisozi cy'ukuri ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Ndizera ko waramutse kuyanditamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosa ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo mugenda munsaba ngenda ntegura, ndetse na biriya bibazo nkunda gupostinga yo gukunda kuza mu kizame. Fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nazo zize dukore rimwe duhite dutsinda. Noneho ukeneye code twandikire tugufashe kubona code nziza, tuguhe n'imyitozo yagufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 35 16 26 tukabigufasha. Mukeneye kwiga uri kure cyangwa se uri hafi, turakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se washaka tukakwigisha turi kumwe. Dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting ku bantu bari kure, ni ukuvuga ngo tuguha link tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukagenda tuvugana uri no kugenda ubibona. N'ubundi ni nkaho tuba twicaranye mu ishuri. Rero twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire byiza. Ibibazo biri gukunda gukaruka, abantu bari hafi gukora amahirwe masa, jya urakosora kino kizami cyose kiri kuba gikozwe ari icya mbere. Mugire byiza, ndabakunda cyane, Imana ibamugisha.